Amahoro y'Imana bane namwe mwebwe mwese bakunzi ba Good Samaritan Fellowship ariyo Gozafu. Tubashimiye akanya kose mufata kugira ngo mwumve ibyo twabageneye. Niyo mpamvu natwe iteka twifuza guhora tugira ibyo tubagenera ngo dukomeze gusangira no gufashanya mu buzima bwa buri munsi. Ukibona iyi nkuru urasomye ngo mubibaho byose uzitondera umuntu. Uhise utekereza tese ni ngombwa kuko kwitondera umuntu. Nanone uribajije uti niye mpamvu yatuma nitondera umuntu. Reka tubirebe duciye kuri Bibiliya. Dusome mu gitabo cy'Itangiriro ibice byaho ni 4, turahera ku murongo wa 3 turageza ku wa 8. Haravuze ngo bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ariture Uwiteka, na Abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati, ni iki kikurakaje kandi ni iki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugiye ku rugi, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Kayini abibwira Abeli murumuna we, kandi bari mu gasozi. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica. Tuganire nk'abavandimwe kandi nk'inshuti bene data, niki twakwigira kuri somo rya Kayini na Abeli? Uyu Kayini nta kindi cyamuteye kurakara no kumva umujinya bikaza kumuviramo no kwica murumuna we Abeli. Ninzika n'ishyari yaratewe nuko Uwiteka yashimye igituro cya Abeli, nuko Uwiteka yarashimye ituro rya Abeli ntiyite ku rya Kayini. Ibyo byababaje Kayini bimutera umujinya, bituma agambirira kwica umuvandimwe we Abeli. Kandi aba bari abavandimwe bahuje ise na nyina mu ndimwe, ariko aramwica. None wowe ntacyo wakwigira kw'aba bantu? Ni byiza ko ufite inshuti mukundana, musangira, mugendana, musabana, ariko izo inshuti zawe z'uyu munsi ejo zibasha kuba aribo banzi uzaba ufite. Cyane ko abanzi mu buzima tugira uyu munsi bahoze ari abakunzi bacu mu minsi ishize. Nuko rero ukwiye kwitonda, ukamenya umuntu, ukamukendera gakeya. Umuhanga w'umunyarwanda yaravuze ngo ushaka ubushishi amayina amavuta hasi. Ni uburyo bwo kubukurura. Genda uwo muri kumwe uyu munsi akuzanira impano. Birashoboka ko izi impano ari zazaheraho akazigufatiraho. Ni byiza kugira amakenga ku muntu uwo ari we wese. Niba Bibiliya ubwayo itweretse ko abavandimwe bicanye Kayini na Abeli, kandi no mu buzima tubayemo bwa buri munsi dutuye tubibona aho umugore ahinduka umugabo, umugabo agahinduka umugore, umubyeyi akihakana abana, abana bakihakana umubyeyi, ni ikigaragaza ko mu muntu hakirimo kamere yindi runaka. Nawe ukwiriye kugira amakenga. Ni byiza ko ubana n'abantu, ariko ubane nabo umwitondera. Harya ngo nuko mwahuriye muri birthday ya runaka, harya ngo nuko mukorana, harya ngo nuko muririmbana, harya ngo nuko muziranye kuri birya byose. Si ngombwa ko wimenera umuntu umubwire na kari murori. Ugira amakenga kuri buri kimwe cyose, kuko umuntu ni umuntu. Nuko rero impamba y'umunsi twakugeneye uyu munsi, ujye witondera umuntu hato utazavaho umucira inzira azavaho agusenya. Urakoze kubw'akanya kawufasha ukabana natwe. Niba hari isomo ukuyemo ibi dusangiye uyu munsi ubisangize.